Igitabo cy'intangiriro umutwe wa 27. Yakobo yihesha umugisha wari ugenewe Esawu. Izaki ageze mu zabukuru, amaso yarahuma ntiyaba akibona. Nuko niko guhamagara Esawu, umuhungu we w'imfura, aramubwira ati mwana wanjye. Undi ati ndi hano. Izaki ati dore ndashaje, sinzi umunsi nzapfiraho. None fata intwaro zawe, umutana n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba unyicireyo inyamaswa y'umuhigo. Hanyuma uyintegurire uko mbikunda, unzanire ndye, maze nguhe umugisha ntarapfa. Rebeka yarateze amatwi Izaki aganira na Esawu umuhungu we. Nuko Esawu ajya mu ishyamba kwicayo inyamaswa y'umuhigo ngo awuzanire se. Rebeka abwira umuhungu we Yakobo ati numvise se aganira na Esawu umuvandimwe wawe, amubwira ati nzanira inyama y'umuhigo untegurire ndye, mbone kuguha umugisha imbere y'Uhoraho ntarapfa. None rero mwana wanjye, tega amatwi maze ugenze uko ngutegeka. Genda ujye mu matungo unzanire abana b'ihene 2, kugira ngo ntegurire so ibyo kurya uko abikunda. Uraza kubishyira so afungure, maze aguhe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza nyina Rebeka ati Esawu mwene data afite ibyoya ku mubiri wose, naho njye ntabyo mfite. None data yankorakora agasanga mbeshya, naba nikururiye umuvumo aho guhabwa umugisha. Nyina aramubwira ati nakuvuma bimpama rige mwana wanjye. Nyumva gusa, maze ugende unzanire icyo nkubwiye. Nuko Yakobo aragenda azanira nyina ibyo yari yamutumye. Nyina biteguramo ibyo kurya uko Izaki yabikundaga. Hanyuma Rebeka yenda umwambaro w'umwiza cyane w'umuhungu we mukuru Esawu yari abitse mu nzu, awambika umuhungu we muto Yakobo. Naho impu z'abana b'ihene azimwambika ku maboko no mu ijosi ahatari ubwoya. Nuko ahereza Yakobo umuhungu w'ibiryo n'umugati yari yateguye. Yakobo yinjira kwa se, aramubwira ati dawe. Undi ati ye, urinde se mwana wanjye? Yakobo asubiza se ati ndeza umwana wawe w'imfura, nakoze uko wambwiye. Eguka wicare urye inyama y'umuhigo wanjye, maze umpe umugisha wawe. Izaki aramubwira ati mbega ngo uraronka vuba mwana wanjye? Undi ati nuko Uhoraho Imana yawe yampaye kuronka. Izaki abwira Yakobo ati gira hino ngo ukoreho mwana wanjye, numve niba urezaho umwana wanjye cyangwa se niba utari we. Yakobo yegera se Izaki, nuko se aramukorakora, aravuga ati ijwi ni irya Yakobo, ariko amaboko ni aya Esawu. Ntiyamumenya kuko amaboko ye yari yuzuye ibyoya nk'amaboko ya mwene nyina Esawu. Nuko Izaki amuha umugisha. Aramubaza ati se koko ni wowe mwana wanjye Esawu? Undi ati ni njye. Ati ngaho mwana wanjye, mperenza ndye ku muhigo wawe, maze nguhe umugisha wanjye. Aramuhereza, ararya, hanyuma amuzanira na divayi aranywa. Nuko umubyeyi w'Izaki aramubwira ati gira hino umpobere mwana wanjye. Yakobo aramwegera aramuhobera. Izaki yumva impumuro y'imyambaro ye, amuha umugisha agira ati impumuro y'umuhungu wanjye ni nk'impumuro y'umurima Uhoraho yahaye umugisha. Imana niguha urume rumanuka ku ijuru, iguhe n'uburumbuke bw'ubutaka, ingano na divayi bigwire bisendere. Imiryango izakugaragire n'amahanga azagupfukamire. Ubu umutware wa bene so na bene nyoko bagupfukamire, hazavumwe uzakuvuma, hagira umugisha uzakuvuga neza. Izaki akirangiza guha Yakobo umugisha, na Yakobo agisohoka kwa se, Esawu mukuru we aba aratungutse avuye guhiga. Nawe ategura ibyo kurya abizanira se,
abwira se ati umubyeyi niyeguke arye ku muhigo w'umwana we maze ampe umugisha. Se Izaki aramubaza ati urinde? Arasubiza ati ni jye imfura yawe Ezawu. Izaki ahinda umushyitsi aratengurwa, aravuga ati ninde wahize akanzanira inyama y'umuhigo? Nariye kuri byose utaraza. Namuhaye umugisha kandi niwe uzagira umugisha. Ezawu ngo yumva ayo magambo ya se acura imiborogo yuzuye intimba, hanyuma abwira se ati dawe nanjye mpa umugisha. Se ati murumuna wawe yakoresheje uburiganya atwara umugisha wawe. Undi ati ese bamwitiye Yakobo kugira ngo azanyimure kabiri kose? Yantwaye ubutware none antwaye n'umugisha. Yungamo ati nta mugisha wansigiye. Izaki abwira Ezawu ati namugize umutware wawe, bene se bose nabagize abagaragu be, namuhaye umugisha wo kweza ingano no kugira divayi nyinshi. Nkugirire nte se mwana wanjye? Ezawu abwira se ati dawe ugira umugisha umwe gusa. Nanjye mpa umugisha dawe. Nuko atera hejuru ararira. Izaki se aramubwira ati uzatura kure y'ubutaka burumbuka na kure y'urume rumanuka mu ijuru. Uzatungwa n'inkota yawe. Murumuna wawe uzamugaragira ariko uzigobotora, ujugunye umuzigo azaba yashyize ku ntugu zawe. Yakobo ahungira kwa nyirarume Labani. Guhera ubwo Ezawu azira Yakobo amuhora umugisha se yari yamuhaye. Mu mutima yigira inama ati iminsi yo kwiraburira data iregereje. Nyuma yaho nzica Yakobo murumuna wanjye. Baza kubwira Rebeka amagambo ya Ezawu umwana we w'imfura. Nuko atumiza Yakobo aramubwira ati dore Ezawu mukuru wawe agiye kwihorera akwice. None tega amatwi wumve icyo nkubwira. Haguruka uhungire kwa musaza wanjye Labani utuye i Harani. Uzaba uhamye w'iminsi mike kugeza igihe uburakari bwa mukuru wawe buzashirira. Maze uburakari bwe nibucurama akibagirwa ibyo wamugiriye, nzakoherereza intumwa ikugarura. Niki cyatuma mbapfusha mwembi umunsi umwe? Rebeka abwira Izaki ati ndarambiwe kubaho bimvuye ku nzoka kubera bariya Bahetikazi Ezawu yarongoye. Yakobo nawe aramutse arongoye undi nk'aba mu bakobwa b'iki gihugu, kubaho byaba bimariye iki?